nyuma y'uko abanyembuga nkoranyambaga bose bahagurukiye iki kiganiro cyakozwe na perezida we n'abanyamakuru, bikaba byaravuzwe yuko habonetse amagambo adashimishije cyangwa se amagambo agaragaza ko Scovia ashobora kuba afitanye ikibazo na minisitiri uwo bita Olivier Ngirente. Icyo kibazo kikaba cyakomeje guteza impagarara ku bantu bose muri rusange. Ese iki kibazo cyinjiye gutemo perezida yakinjiyemo ute, byagenze gute? Reka twumve turebe n'ukuntu byagenze. Ngendwa Sharif, ntugende udakanze subscribe. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Before that, Scovia, Mr. President, exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier byari ibiki? What happened? Interested kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. So now I want you to, mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye n'iki. Murakoze. Nk'uko maze ko byiyumvira byumvikane ko aba babiri bari bafitanye ikibazo cyangwa se impagarara cyangwa ibintu bitagenda neza, nk'uko byumvise bari byibariza Scovia. Ese Scovia yasubije nguki? Niki yabwiye perezida? Reka turebe ikintu yabajije perezida cyangwa se icyo yamubwiye, cyo baba bapfa cyangwa se ikintu kiri gutuma bashwana cyane ni ikihe? Scovia, reka twumve ukuntu yavuzeho. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho, ngerageza gushyira ijambo. Ese koko ibi ngibi koko ni ukuri? Koko Scovia umunyamakuru wa politike ntago azi igifaransa? Aha nanjye ndacanganyikiwe, ntabwo byumvikana neza, ariko icyo nzi cyarakizi cyangwa se afite n'abagenzi be bamufasha. Ni gute minisitiri avuga ko ubu butumwa byibuze yatanze butagenze neza cyangwa se Scovia atabusemuye mu Kinyarwanda nk'uko minisitiri yari ashaka kubivuga? Ese hari amagambo yanyuranyije? Byagenze gute? Ese nayahe magambo yanyuranyije? Ibyo nabyo byateye impaka mu bantu b'aba TikToker, aba YouTuber ndetse n'abakoresha social media. Ese byagenze gute? Reka twinjire mu bucukumbuzi bwose twumve ese impamvu nyamukuru koko ituma aba bantu bashwana, batongana, batari kumvikana kugera naho batonganiye imbere ya perezida. Ese ni iyihe mpamvu? Reka tubijyemo umuzi n'umuzingo. Mbahaye ikaze. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho, ngerageza gushyira ijambo rye mu Kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza, hari ku cyumweru yakosoraga Ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu gifaransa, asubiza, yavugaga kuri ishu ya Kongo, hari abo ibyo yasubizaga, tugerageza gushyira mu Kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko igifaransa kibivuga. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri igihe nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze. N'ubu ngubu nimuva nugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo njye nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu gifaransa ngira ngo cyanyacyo, kuko na message utabisobanuye mu Kinyarwanda
ngo gihwanye n'igifaransa cyiza yavuze noneho ushaka intambara z'ubusa kweri hanyuma aza gusubiza ndabyibuka hari ku cyumweru ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi aba yarangiriye inama itari igisubizo natanze kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga igifaransa kandi koko sinkizi ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza ariko wiseguriraga iki ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo n'ubu ndacyasaba imbabazi oya bishoboka ahubwo azagusaba imbabazi ariwe kuko ibi bya protocol iby'abajanesi ntabwo birimo protocol yes ndabona ushaka nk'uko umaze kwiyumvira perezida n'umubyeyi koko kandi abereye abanyarwanda wumvisha uko yamanje kubunga mbere y'uko akomeza ibiganiro bye aravuga ati muzasabane imbabazi cyangwa se umusaba imbabazi Scove yatangiye zisaba mbere ariko yavuze ati muzasabane nk'abavandimwe nk'uko nakomeje kwibabwira abanyarwanda twese turabavandimwe nta mpamvu yo guhangana dupfa ibintu by'ubusa nk'uko perezida yabivuze avuga ati ibyo bintu ndi kumva ari ibintu by'ubusa intambara z'ubusa rwose perezida urukumva ko ibyo bintu ntabwo yabihaye agaciro cyane kubera ko twese turi umwe ibyo ntabwo ari byo twakagombye gupfa niyo mpamvu rero ese ibi bintu reka turebe biragana he biragenda gute n'uwuhe mwanzuro baraza gufata hano cyakoze icyo mbonye perezida ni umubyeyi koko abereye abanyarwanda ni intwari y'abanyarwanda ibi nanjye ndabyemeye bishyizeho umukono kabisa perezida ndamushimiye kuba yabanje kumva impagarara ziri hagati y'aba bantu babiri agashaka kubunga cyangwa se agakora uko byagenda kose kugira abunge ibi bintu ndabimushimiye rwose nivuye inyuma niweho umubyeyi w'abanyarwanda Gerard Sharif ntibagwe kugenda udakanze subscribe niba ari ubwa mbere waruhageze like yawe bikenewe mu gihe ukihagera reka duhurire mu bindi biganiro ndabakunda cyane